Kristo nashimwe cyane. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Bene data tubana mu mwanya wa nibature, abakristo b'itorero Irayono Mountain Church mu Rwanda, mwese nshuti zanjye abari hano mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, abari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ku migabane itandukanye, mwese ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Munyemerere duhereze Imana icyubahiro. Izinzi ijoro rizinguye amanywa, Imana nishimwe cyane. Nyemerera uzirikane kugira neza kw'Imana ku buzima bwawe, zirikana aho yagutambukije n'aho yakunyujije. Iminsi itambutse yakubereye Imana warabibonye, wabonye kugira neza kwayo. Imana nishimwe, hereza Imana icyubahiro. Nukuri nugira reconnaissance y'iby'Imana yakoze, ntuzajya ubura guhereza Imana icyubahiro, kuko uriho kubw'imbaraga z'Imana. Wowe uri umugambi w'Imana, Imana ishimwe. Iki gitondo rero cyanibature muri kumwe na Bishop Leonira, mushumba w'itorero Irayono Mountain Church mu Rwanda. Tubyutse dushima Imana yacu, tukiri muri teme yacu yitwa kurengerwa n'Imana. Nawe uri umugabo wo kubihamya yarakurengeye, kandi n'ubundi uracyakeneye kurengerwa n'Imana. Navuga ngo yongere ikurengere, yongere iguburanire, yongere igutabare, yongere ikurwanirire, yongere ikuvuganire, ikubere gikurikirana. Imana nishimwe. Dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Mose cyo kuva ibice 2, umurongo wa 25. Handitse ngo Imana ireba Abisiraheli, imenya uko bameze. Imana ishimwe. Izi ni inkuru z'Abisiraheli mu Egiputa. Titire y'ijambo hari handitse ngo Abisiraheli batakira Imana irabumva. Imana ishimwe. Abisiraheli inkuru zabo zo muri Egiputa murazizi, muzi ukuntu zibabaje, muzi ukuntu bakoreshwaga uburetwa, uko umwami yagendaga asimburwa n'undi. Ubuzima bwabo bwagendaga burushaho gukakara, bwagendaga burushaho kubababaza. Rero icyo gihe umwami wa Egiputa yaratanze, arashyingurwa, himikwa uwundi, ngo ariko we aje arabababaza cyane, arabababaza, barataka, bagira noneho gutaka kurenza uko batakaga indi minsi. Noneho ijambo ry'Imana riratubwira ngo babakoresha uburetwa bukomeye, barataka. Gutaka kwabo batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranyije Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ishimwe. Ni Imana izirikana. Dufite Imana itibagirwa icyo yatuvuzeho. Dufite Imana idakangwa na biracitse. Dufite Imana idakangwa n'imbaraga z'abana b'abantu. Yo ngo icyo yakoze, Imana yibutse isezerano. Imaze kumva gutaka kwabo, umuniho uzamutse ugeze mu matwi y'Uwiteka, yibuka isezerano yasezeranye na Aburahamu inshuti ye, yibuka isezerano yasezeranye na Isaka, yibuka isezerano yasezeranye na Yakobo. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo muri iki gitondo Imana mu kukurengera kwayo iribuka n'icyo yakuvuzeho, iribuka ibyo yagiye ikuvugaho muri bya bihe byiza byo gusenga. Rero Imana iribuka, irangije ngo ireba Abisiraheli. Ndinginze ngo uyu munsi Imana yongere iguhindukirire ikurebe. Imana ishimwe rata, kuko nihindukirira kukureba ntabwo igusiga nk'uko wari uri. Ngo Imana irangije ireba Abisiraheli, ngimenya uko bameze. Imana ishimwe. Imana iyo imenye uko umeze,
umubabaro wawe ibiri kuwureba ikawitegereza ikamenya uburemere bw'uwo mubabaro. Imana iyo imenye uko umeze irakureba ikakwitegereza ikareba ubwinshi bw'amarira urira. Imana iyo ikurebye ikakwitegereza rata ikamenya uko umeze, yitegereza abakugirira nabi imbaraga bari gukoresha rata. Ariko Imana nishimwe rata, Imana ihabwa icyubahiro. Ngiritegereza irangiza eje imenya uko bameze rero, imenya akababaro kabo, imenya agahinda kabo, imenya uburyo ki badafite undi murengezi uretse yo igomba kubarengera. Tukiri muri iki cyumweru cyitwa kurengerwa n'Imana, nyemerera aka kamwanya usenge ubwira Imana uti Imana mpindukirira undebe mukiza w'ukuri. Ariko biremerera uwizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, birakwemerera wowe wamaramaje kureka ibyaha ukishyira mu biganza by'Imana ukavuga ngo ni wowe murengezi wanjye. Mu izina rya Yesu Kristo wature ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wawe, ubyature muri wowe wumve ko Yesu Kristo ari rurangiza rwa burundu ku buzima bwawe, wumve ko Yesu Kristo ari we wavanaho ikigeragezo ku buzima bwawe, wumve ko Yesu Kristo amaraso ye yagukiza ubwo burwayi bwabaye chronique muri wowe, wumve ko Yesu Kristo yazibura inda yawe ibyara ukabyara yewe bikemera, wumve ko Yesu Kristo yahindura iryo zina bakwita. Imana nishimwe ngo Imana irangije irabitegereza imenya uko bameze. Imana ishimwe, Imana ngo irareba ikabona ibyo ababisha bagukorera cyangwa abanzi bawe bakoze. Humura, Imana yarabibonye yewe, ikigiye gukora ni ukukurengera kuko nayo yabonye uko umeze, yarabibonye kuri Nyakamwe, yarabibonye ko nta wagutabara uretse ukuboko kwayo konyine. Nawe witegereza Abisiraheli mu Egiputa bari gukubitwa ibyo biboko, ababyeyi bababuza konsa abana babo, amashereka bakonyeje ibibondo byabo, bakaba ariyo bajya gusuka mu itaka kugira ngo abagabo babo babone uko babumba amatafari. Witegereza urebe ibiboko babaga bari gukubitwa bari mu cyondo. Aho ngaho nta wundi muntu wabaga washobora kubarengera kuko ryabaga ari itegeko ry'Abegiputa ku Bisiraheli ko bagomba kubababaza. Nuko rero Imana ngirangije yiritegereza irareba yewe. Imana ishimwe, Imana yitegereza agahinda ko mu mutima wawe, Imana yitegereze abagukoresha uburetwa yewe, Imana yitegereze uburyo Satani yakuboshye, Imana yitegereze uburyo Satani agukoza hirya no hino. Imana ikwitegereze yewe, nirangiza ikurengere, igutabari gusayure muri iyo sayo y'ibyaha. Nawe ujye ugerageza ukumva agatima kararehareha ukavuga utabarokore baguwe neza, ndumva nakizwa nkaba umukristo. Ariko Satani yaragize akaza akagutsindagirira ahantu, akagutsindagiza kukubeshya, akagutsindagiza gukora ibibi. Nawe uyu munsi Kristo yorurukire kukurengera, arebe uko umerewe muri ibyo byaha, nawe wakire Yesu Kristo akubera umwami n'umukiza wawe. Hanyuma rero ngo Abisiraheli Imana irabitegereza irabareba, irangije imenya uko bameze. Imana uyu munsi ikwitegereze imenye uko umeze kuko nawe urashavuye, imenye uko umeze kuko agahinda karakwishe, imenye uko umeze kuko udafite kirengera n'umutabazi. Imana ikurengere mu izina rya Yesu Kristo. Navuganaga nawe uyu munsi ngo Imana ikwitegereze imenye uko umeze, yongere iguhindukirire ikurebe. Nirangiza kukureba iramenya uko umeze, kandi nimara kubona uko umeze ntabwo igusiga gutyo gusa, irasiga igize ikikora. Imbaraga z'Imana zimanukire kukurengera, imbaraga z'Imana zimanukire kugutabara. Shalom shalom, muhaye mureho nke mugendane n'Imana. Uyu munsi ubeho n'Imana bundi bushya mu izina rya Yesu Kristo, amen.